Hello everyone. So it's a Kwizera film analyze noneho funguye indi YouTube channel uyu munsi ngira ngo muze gukora subscribe dukomeze kuri film ya Jumong dukora analyze abagira ati mukore subscribe muri benshi funguye ni channel nshyashya. I'm starting from 00. I want to test if there is a lot of people who likes translated movie, analyzed movie. Ni filime ziba zikozwe twashyizemo commentaires zacu, nta kintu tuba twahinduyeho, ahubwo tuba twazigize ibindi. Rero abantu muyikunda rero muri benshi cyane, muze twihere umwanya mukore subscribe muri benshi aho muherereye hose, abari i Burundi, abari mu Rwanda, abari Uganda, East Africa, West Africa, Europe, Asia na hehe na Madagascar, n'abari mu Bushinwa no mu ijuru. Muze mwese muze babone mwakore subscribe kandi muyikore muri benshi cyane, kuko nta mikino my friend. Ngiye gutangira dore kuntu biba bimeze. No gutangira dore hangaha nari ndimo ndayitunganya na chaîne ubu ngubu iri tayari sindayikreya, usira bufunguye umunsi dore ngiyo episode ya mbere Kwizera film analyze. Muze muri benshi mukore abonema, mukore subscription. Nta bintu byinshi, nta bintu by'ubugambo, zasikikariwe. Murakoze, ndabakunda.